Yesu Kristo ashimwe, tugeze ku munsi w'129 dusoma Bibiliya, turi mu gitabo cya Yobu. Uyu munsi turakomeza dusoma ibice 7 n'ibice 8 ndetse n'ibice 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara? N'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo? Uko umuretwa yifuza igicucu n'umukozi uko arindira ibihembo bye, niko nahawe amezi anguye nabi w'ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya ryari ngo mbyuke, mpora ndara ngaragurika bugacya. Umubiri wanjye utwikiriwe n'inyo n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava. Iminsi yanjye irihuta kuruta ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda. Ishira ari nta byiringiro. Nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa, ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi. Ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona, amaso yawe azaba ndiho ariko sinzaba nkiriho. Uko igicu cyeyuka kigahera, niko n'umanuka ajya ikuzimu adasubira kumanuka ukundi. Ntazagaruka mu nzu ye ukundi, n'aho yari atuye ntazongera kumumenya. Nicyo gitumye ntiyumanganya, mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Mbese ndi inyanja, cyangwa se ndi igikoko cyo mu nyanja, kugira ngo nshyireho abarinzi? Iyo mvuze nti uburiri bwanjye buzampumuriza, igisasiro kizanyorohereza imiborogo, uherako ukankangisha inzozi, ukanteresha ubwoba ibyo neretswe, bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa, bikandutira guhora mpururwa muri izi ngingo. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama. Ndekera ubwanjye, kuko iminsi yanjye ari ubusa. Umuntu ni iki cyatuma umukuza ukamwitaho, ukamugenderera uko bukeye ntutuze kumugerageza? Uzirengagiza ryari kumpozaho ijisho, ukanyorohereza nkabona uko mira amacandwe? Niba narakoze icyaha, weho nagutwaye iki, murinzi w'abantu? Ni iki gituma ungira intego bigatuma ninanirwa? Kandi ni iki gituma utambabarira igicumuro cyanjye ngo umvaneho ikibi cyanjye? Kuko noneho ngiye kuryama mu mukungugu, nawe uzanshakana umwete cyane, ariko sinzaba nkiriho. Igice cya 8. Biludadi ahamya Yobu uburyarya. Biludadi w'umushuhi aherako aramusubiza ati, uzahereza he kuvuga utyo, kandi uzagarukiriza he kuvuga amagambo ameze nk'umuyaga wa serwakira? Mbese Imana igoreka urubanza? Ishobora byose igoreka gukiranuka? Niba abana bawe bayicumuyeho ikabatanga mu maboko y'ibibi byabo, nushakana Imana umwete ukinginga ishobora byose, yaba wari uboneye kandi ugakiranuka, ni ukuri byatuma iguhugukira, igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryari rito, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Ndakwinginze, baza ab'ibihe bya kera, kandi wite ku byo base bashimikiraga. Erega turi ab'ejo gusa kandi ntacyo tuzi, kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Mbese abo ntibazakwigisha bakagutekerereza, bakavuga amagambo bakuye mu mitima yabo? Urufunzo rwakurira ahadatose, cyangwa se urukangaga rwamera ahatari amazi? Iyo rukiri rubisi rutaracibwa, rubanziriza ibyatsi byose kuma. Niko inzira z'abibagirwa Imana bose zimeze, kandi ibyiringiro by'uhakana Imana bizashira. Kwizigira kwe kuzahera, ibyiringiro bye ni urutagangurwa.
yakwegamira inzu ye ariko ntiyahagarara, yayikomerezaho ariko ntiyagumaho, atoshye ari ku zuba, amashami ye asagambira mu murima we, imizi ye iraranda mu kirundo, ishorera mu nzu yubakishijwe amabuye. Nakurwe aho yari ari, hazamwihakana hati sinigeze kukubona. Dore uwo ni wo munezero w'imigenzereze ye, kandi ku butaka hazashibuka abandi. Dore Imana ntizata umuntu w'intungane, kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Akanwa kawe izakuzuza ibitwenge, n'iminwa yawe izavuza impundu. Abakwanga bazambikwa isoni, kandi ihema ry'inkozi z'ibibi ntirizongera kubaho. Yobu yemera ko ari umunyabyaha, ahakana ko ari indyarya. Icyo ni igice cya 9. Maze Yobu arasubiza ati, ni ukuri nzi ko ariko biri, ariko se umuntu yashobora ate gukiranukira Imana? Imana yashaka kumugisha impaka, ntiyabona iryo kuyisubiza haba na rimwe mu 1000. Igira umutima w'ubwenge kandi n'intwari y'inyamaboko. Ninde wayinangiriye umutima akagubwa neza? Yimura imisozi itabimenye, ikayubikana uburakari bwayo. Itigisa isi ikayikura ahayo, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Itegeka izuba ntirirase, n'inyenyeri ikazitwikira. Yibambisha ijuru yonyine, ikagendera ku miraba y'inyanja. Irema Arukuturo na Oriyoni na Kirimiya n'ibirere by'ikusi. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, ndetse n'ibitangaza bitabarika. Dore impitaho sinyibone, yakomeza kugenda sinyimenye. Dore iranyaga, ninde wayibuza? Ninde uzayibwira ati uragira ibiki? Imana ntizagerura uburakari bwayo, abafasha babibone bubama munsi yayo. Dore se ninjye wayisubiza? None se ninjye wayisubiza nkishakira amagambo yo kuyiburanya? Naho naba ndi umukiranutsi sinayisubiza, ahubwo nayitakira kuko ariyo mucamanza. Naho nataka ikanyitaba, sinakwemera yuko inyumvira, kuko imvunagurisha ishuheri, ikangwizaho ibikomere inziza ubusa. Ntireka mpumeka, ahubwo inyuzuzamo umubabaro. Nimvuga iby'imbaraga z'abanyamaboko, niyo nyirazo. Nimvuga iby'urubanza nayo iti ninde uzantumira? Naho naba ndi umukiranutsi, akanwa kanjye kancira urubanza. Naho naba ndi intungane, niko kampamya ubugome. Ndi intungane, sinitaye ku bugingo bwanjye, ntinyuye kubaho kwanjye. Byose ni kimwe, nicyo gituma mvuga nti irimburana abatariho urubanza n'inkozi z'ibibi. Icyorezo n'icyaduka kikica abantu, izaseka abatariho urubanza babonye amakuba. Isi itanzwe mu maboko y'inkozi z'ibibi, itwikiriye mu maso h'abacamanza b'isi. None se ninde niba atari yo? Iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impayamaguru. Irahunga ariko nta cyiza ibona. Irahita nk'amato yihuta, nk'uko igisiga gihorera gifata icyo gihiga. Iyo mvuze nti nzirengagiza amaganya yanjye, ndeke kugaragaza umubabaro, ahubwo nishime, imibabaro yanjye yose intera ubwoba, nzi yuko utazantsindishiriza. Urubanza ruzantsinda. Noneho ndarushywa n'ubusa kuki? Naho nakwiyuhagiza amazi ya shelegi, ngakaraba isabune, nabwo wanjugunya mu rwobo, imyambaro yanjye ikanzinukwa. Erega Imana si umuntu nkanjye ngo nyisubize, ngo tujyane tujye kuburana. Ntawe uturimo wo kuburanirwa wabasha kudushyiraho amaboko twembi. Noneho ninkureho inkoni yayo, n'igitinyiro cyayo cye kuntera ubwoba. Mbone gushira ubwoba bwayo mvuge, ariko siko meze. Katwongereho n'igice cya 10. Igice cya 10. Umutima wanjye urembejwe n'amagara yanjye, ntabwo nzibuza gutaka. Nzavuga mbitewe n'umubabaro wo mu mutima wanjye. Nzabwira Imana nti winciraho iteka,
menyesha igituma umburanya, mbese unezezwa no kubonerana kugira ngo uhinyure umurimo w'amaboko yawe, ugakera imigambi y'inkozi z'ibibi? Mbese ufite amaso y'umubiri, cyangwa se ureba nk'uko umuntu areba, aho iminsi yawe ingana n'iy'umuntu, cyangwa imyaka yawe ihwanye n'iminsi ye, bituma ubaririza igicumuro cyanjye ukagenzura icyaha cyanjye, kandi uzi ko ntari umunyabyaha, ko ari nta wabasha kundokora ngo amvane mu maboko yawe. Amaboko yawe niyo yambumbye akaringaniza imyanya y'umubiri wanjye yose, none uranyishe. Ibuka ndakwinginze yuko wambumbye nk'ibumba, none se ugiye kunsubiza mu mukungugu? Mbese ntiwansutse nk'amata ukamvuza nk'urukoko? Wanyambitse uruhu n'inyama, umbumbana n'amagufa n'imitsi. Wampaye ubugingo ungirira n'imbabazi. Kungenderera kwawe niko kwandemye umutima, nyamara wahishe ibyo mu mutima wawe, kandi nzi ko ubifite. Iyo ncumuye uranyitegereza, kandi ntuzambabarira ikibi cyanjye. Niba ndi inkozi y'ibibi ngushije ishyano, kandi niba ndi umukiranutsi nabwo sinakwegura umutwe. Nuko nuzuwemo n'igisuzuguriro, nkareba umubabaro wanjye, kandi neguye umutwe wampiga nk'intare, maze ukongera kunyiyereka, ukambera amayoberane, ukazana abandi bahamya bo kumpamya, ukangwizaho uburakari bwawe. Ibyanjye ni uguhora bihinduka hakaza intambara. None se ni iki cyatumye umvana mu nda ya mama? Mba narahejeje umwuka ntihagire umbona, nkaba narabaye nk'utigeze kubaho, ngahambwa nkiva mu nda ya mama. Mbese iminsi yanjye si mike? Nuko rekera aho unyorohere, kugira ngo mpumekeho hato, ntarajyaho ntazagaruka ukundi mu gihugu cy'umwijima n'icy'igicucu cy'urupfu, igihugu kirimo umwijima w'icuraburindi, icy'igicucu cy'urupfu gicuze icyuna, aho umucyo umeze nk'igicuku. Imana ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibindi bice bikurikiyeho, dushoje igice cya 10 cyo mu gitabo cya Yobu. Mugire umunsi mwiza.